saga urwanga bayisonga yo musanze ndagusenga rwego rw'intaramano rwa munihuziye rubega uraho gakaranya mbunda rukema mu nzira umubiri nka nyirakigwe ng'inka y'akayondi wacu tuyitanye maze ya ruseka bigwa yarayihururanye umutani vuna umutavu k'umushambagiro wa mu nzenga yarayikomye inkokora hasi impanga yayo yarangira ikidende mukuru wayo yarayibonye itunkuye mu rugo jana Ruganda kubangwira inka biruta kwicara gutunga imfizi bitera umugabo tumvaraga mfizi ntukarara isomba gicuwa ntugacwagara gicanira k'inka ntugasinzira ndongomirwa ndavuga indongomirwa y'abagarwaga ndazikukanye magana abagabo imboganira ibigwi n'umubere ibirori ntoratureye guhamiriza Timudahamagaza babigo baziza bayihamagaje muri shinduri bugije bemera mihigo mu rutabo ibitugu ntibyise Wayoni nonga bakora igihami kaba n'ikirangirire mu Rwanda rwa Gasabo Gurayibona ko inyange yazaritse ku masonga mazima nikazihungura imanga Umva mvuge mvuvumange mvuge icyo zamariye abashumba Umva zigira amabere atunga abashumba bw'ishyamba abagore n'abana basiganiye kugemura Bwera udasumbwa n'ikibumbira ikibunda cyaramutse yitwaje impirimba mugabo Umva arayikubise urushunzi mu nkongoro bazimunguye yimuka mu gisabo imbeho ishira mu myugariro Nurakaza neza nyana ya rumaragishyika rwa mugabo Daragwa ziranyicira amaso zanyakugwira nkazibira amazi mwiriba Umva zirabunda amazi nkabunda umuhondo zirankubita ibizuruga zikubita ibizinzo wangeriwe Merega ngwino twigendagendere twigira iyo bamundangi Kwa Nyamugabe inka warwamagaju kwa Nyamusasira impoga zizikaramye Bwiyo bazisasira umukenke naho umukeri urazihanda wangeriwe Umvera yanze gukamirwa mu rutoke Ngwidatonyangirwa n'amakakami gahindanya amagaju Kandi amabere yabaye imitari Umva yanze no gukamirwa inyuma y'ikiraro Bw'ejo batazayikikira Hano mbahaye ikaze nishimiye kubana namwe muri runo rugendo tugiye gukora hano mu ngoro y'amateka y'abantu hanyuma hano dusura ibice bibiri igice cya mbere kigizwe n'ingoro ya kinyarwanda ndetse n'ingoro ya kijyambere hanyuma igice cya kabiri kigizwe n'inka z'umwami hanyuma niba hari ikibazo cy'amatsiko twagiheraho mbere yuko dutangira urugendo rwacu rwo gusura Ubusibazo ntibijanye no gusura nta kibazo turatera tugiye guhera ku gice cy'ingoro ya kinyarwanda ari cyo gice cya mbere mu ngoro turaza gukurikizaho n'igice cya kijyambere ubundi amateka atubwira ko u Rwanda rwatwawe n'abami 28 muri rusange ariko bose ntabwo batuye kuri uno musozi aho dufite ingoro abami bagiye batura ku misozi igiye itandukanye hano rero niho tuvugira amateka kuko ariho dufite ingoro igihari yatuwemo n'umwami ariyo nise ingoro ya kijyambere yubatswe mu 1932 yubakwa n'ababirigi ikaba yaratuwemo n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa hanyuma rero ikaba yarubatswe n'ababirigi hanyuma ababirigi bamaze kubaka ingoro ya kijyambere nibwo bagiye aho twadufite cyangwa se aho umwami yari atuye hari za kinyarwanda barahasenya bahashyira kiliziya ndetse n'amashuri niyo mpamvu hano tugiye guhera dusura rero ku rugo rwa kinyarwanda ntago higeze haturamo umwami hano hubatswe kugira ngo herekanwe uburyo abanyarwanda bubakaga amazu yabo kugeza no ku ngoro y'umwami hano duhagaze rero mbere yuko twinjira hano hanze y'urugo rw'umwami niho hitwaga cyangwa niho hitwa ku Karubanda niho umwami yaremesherezaga inama akanahacira imanza hanze y'urugo rw'umwami tukagira ibiti bibiri biri ku bikingi by'amarembo icya mbere ni umuvumu
abanyarwanda bakitaga ko ari igiti cy'umugisha, igiti cy'ubukungu, kubera ko cyakurwagamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nk'imivure, amasekuru, imbehe, kugeza no ku myambaro yambarwaga yakomwaga mu gishishwa cy'igiti cy'umuvumu ariyo twita impuzu. Hanyuma rero kikanaranga aho umwami yari atuye aricyo kibi kigabiro. Hanyuma rero tukagira n'ikindi ku rundi ruhande, igiti cy'umuko nacyo cyaje kuba umurinzi ku bwa Ryangombe rya Binga wa Nyundo. Yari mu ishyamba yagiye guhiga, murabizi ko abanyarwanda bamufataga nk'umuhuza wabo n'Imana. Yagiye guhiga rero aza kwatakwa n'imbogo, murabizi ko imbogo itarya inyama ariko ikwatatse kwica nabi cyane. Hanyuma rero imbogo yamukubise ihembe imunaga mu mashami y'igiti cy'umuko. Nubwo yari yamaze gupfa ariko bamusanze mu giti cy'umuko, niko gutangira kucyita ko ari umurinzi, ko cyamurinze kuribatwa n'imbogo. Hanyuma rero iyo wazaga guhura n'umwami ntabwo byaga byemewe kurenga hano ku bikingi by'amarembo utavunyishije. Kuvunyisha ni nko kwaka uruhushya rwo guhura n'umwami. Byakorwaga rero wivuga ukavuga amazina yawe n'ibisekuru byawe byibura 7. Iyo utabibashaga ntabwo wemererwaga guhura n'umwami. Ibisekuru rero byavugwaga kugira ngo bamenye neza ninde wa runaka ugiye guhura n'umwami. Ese ntabwo yaba ava mu banzi? Kera murabizi icyaha ntabwo cyari gatozi, iyo baguhanaga, iyo bagucaga byatwaraga n'umuryango wawe wose. Bivuze rero ko hari abantu baga batemerewe kwinjira ibwami. Hanyuma rero karibu ibwami. Ikaze rero mu rugo rw'umwami. Hano ni mu mbuga y'urugo rw'umwami, niho bataramiraga umwami. Hanyuma nababwiye ko kugira ngo uhure n'umwami wabanzaga kwivuga. Iyo bamenyaga inkomoko bakakureka ukinjira guhura n'umwami, ntabwo byaga byemewe kuza ngo urenge uno murongo w'umweru bawita igitabo cya Nyirantarengwa. Wacaga ku ruhande rw'ibumoso ukaza ugapfukama imbere y'iriya nkingi ukaramya umwami, yagutunga inkono ukamubwira icyo uje kumubwira, wakirangiza ugaca ku ruhande rw'iburyo ugasohoka utamuteye umugongo mpaka urenze ibikingi by'amarembo kandi uri gukeza umwami, ukoma mu mashyi umushima uti gahore ku ngoma nyagasani. Hanyuma tukagira inkingi ya Kanagazi ku rugo rusanzwe, ariko iyo igeze ku rugo rw'umwami cyangwa se ku ngoro iba inkingi y'imbabazi. Iyo umwami yacaga iteka rero ko ugomba kwitwa bitewe n'uko witwaye muri rubanda, ukabasha kwigobotora bagiye kukwica, ukabasha kuza ugakora kuri ino nkingi, wahitaga ubabarira. Niyo mpamvu tuvuga ko umwami ntiyica, yica rubanda. Tukagira uduti 3 turi hejuru y'inzu rero, 2 twa mbere ni amashyoro. Amashyoro yarangaga inzu y'umwami ndetse n'inzu z'abatware. Hanyuma agasongera uko kajyaga ku nzu ya buri munyarwanda wese. Ariko iyo bagakataga byabaga bivuze ko muri iyo nzu harimo umupfakazi. Hanyuma rero turagerageza dukuremo inkweto, hanyuma turebe no mu ngoro imbere uko byabaga bimeze. Hari umuntu winjiye. Izi ni insika z'imigongo, zikaba arizo zitwa insika z'ibyomanzi. Ubwo ni ukuvuga iki? Icyomanzi. Icyomanzi mu buzima busanzwe murabizi ko gifatwa nk'igitutsi. Mu buzima busanzwe murabizi ko icyomanzi gifatwa nk'igitutsi. Ubundi biva kuri zino nsika arizo zitwa icyomanzi. Akenshi babibwira abakobwa cyangwa abadamu bafite imyitwarire itari myiza, bashaka kubagereranya na zino nsika ngo ni babiri hanze cyangwa babacishije mu ijisho byararangiye. Yego. Ubwo iyo biri hanze isobanuye iki saho ku nsika? N'uwo mwenge tubona winjiramo ni iki? Nasobanuye ko hano izi nsika zashoboraga gukurwaho. Ntabwo ari umwenge, ni uko bakuyeho urusika rumwe kugira ngo haboneke urumuri ikambere cyangwa mu kirambi. Ntabwo ari uko byahoraga bimeze gutya. Yego. Yashoboraga kumva akabona ibyabereye ibwami byose,
iyo asohokaga hanze hakagira umubaza ngo ibwami biba bimeze gute, yarasubizaga ngo mbona bihita. Iyi ngiyi niyo nkingi rero ya mbona bihita. Bote bakavanga n'ibisheshe kugira ngo umwotsi wabyo urinde amasazi, imibu n'utundi dusimba dushobora kwinjira mu nzu. Hanyuma urabona ko muri za nsika hashoboraga no kubona ko hari umuntu winjiye, za nsika z'ibyo. Rero hano tambere mu kirambi umwami yabaga atetse nanone kuri ino nteko, abandi bantu be bagakuba kabero hano hasi. Hanyuma tukagira intwaro z'ubwirinzi ku giti cye, ingabo, amacumu, imyambi ndetse n'umuheto. Mu muco nyarwanda rero murabizi ko nta mugore urenga umugabo, ntabwo bacaga ku rwuririro rw'abagabo. Bizeraga ko iyo wacaga ku rwego rw'umugabo washoboraga kuba wamukenya cyangwa ukamuzanira imyaka. Nubwo yabaga adahari baragiye ku rugamba, ntabwo bacaga ku rwuririro rw'abagabo, barazengurukaga bagaca inyuma mu mirambizo bakajya ivure. Hanyuma tukagira utuziga tune tubanza hejuru, batwita imitende. Imitende rero yajyaga mu nzu ya buri munyarwanda wese. Umutende wa mbere bizeraga ko ari mu ijuru, kabiri mu isanzure, gatatu ku isi, uwa nyuma ari mu kuzimu. Yego. Turakomeza turebe rero naho bagore bacaga. Ako kantu k'imitende ijya mu kuzimu n'indi ya hehe. Ni imyizerere bizeraga ko ijuru cyangwa se no kuzimu bihari. Hanyuma bashyiraga rero iyo myizerere cyangwa icyo twita imitende mu nzu ya buri munyarwanda wese. Uko yubakaga, uko yakoraga igisenge, yagombaga guhera kuri ya mitende ine. Uwa mbere bizeraga ko ari mu ijuru, uwa kabiri ku isi mu isanzure, gatatu ku isi, hanyuma uwa nyuma ari mu kuzimu. Ukuzimu cyane cyane bakugereranyaga na Nyiragongo. Urabona Nyiragongo iyo babonaga bakareba hejuru bakabona ukuntu hahora haka umuriro, bizeraga ko nyine umuntu ukora nabi, ukora ibintu bitari byiza azajya mu muriro. Ariyo mpamvu bagereranyaga na Nyiragongo. Kwibambura, no kuryama no kubyuka. Wahanihe Ni mu mbere. Mu mbere rero ahoraga abatera mbabazi bakibikira umwami bakamuririmbira ibihozo agiye kuryama no kubyuka. Ubwo no kwibikira no kwibambura. Yego. Mbazi babaga bari hafi aho ngaho bari kumviriza umwami ari mu nzu. Babaga babikiriye umwami nyine, n'abaja b'ibwami bagombaga kuba bahari. N'ibyo yakoraga byose bagombaga kubyumva, cyangwa bagiragaho bakagenda bakamuha umwanya. Babaga babikiriye umwami, bivuze ko n'ibishobora kuhabera babyumvaga. Ariyo mpamvu na hano dufite inkingi ku rwuririro rw'abagore, naho habaga hari umurinzi. Ino nkingi nayo yitwa inkingi ya Byumvuhore. Birumvikana rero ko kuba wagiriwe, sinzi niba ari ubuntu cyangwa icyizere cyo kuba umuterambabazi cyangwa umurinzi, wumvaga cyangwa wabonaga ibyabereye aho, ariko ntabwo wabaga wemerewe kugira iki Ukarucuka rumwe. Byumvuhore. Jondeka amazi. Hanyuma rero hano ni ku rwuriro rw'abagore. Igisasiro cy'umwami kikaba gishasheho impuzu nababwiye yakomwaga mu gishishwa cy'igiti cy'umuvumu. Hanyuma ntabwo bagiraga garde robe zo kubika impuzu n'incabure zabo, bakoreshaga biriya biseke n'inkangara. Hanyuma kariya gaseke gapfunduye ko kabikaga imibavu y'umwamikazi, ubwo n'indabyo n'ibyatsi byahumuraga neza. Hanyuma kariya gacuma kakabika inzoga y'ihenero, inzoga umwami yashoboraga kuba yabyuka agasomaho, cyangwa inzoga y'abagabo muri rusange. Ese ubwo nk'imibavu ukomeje kuki imibavu bashobora gukoresha mu Rwanda yari nk'iyihe muyo bababwiye? Bakoreshaga ibyatsi bigiye bitandukanye. Ntago nibuka neza uburyo babitondekanyaga, byasaba kongera kureba nkaza gusubiza icyo kibazo. Sinzi n'andi ukoresha ngo yaragize inzu cyangwa ingoro ahantu hagiye hatandukanye. Ni
nibyo nari mvuze ngo yagiraga imirwi igiye ni itandukanye. iyihe twafataga noneho nk'iri main iki gihe twahita perezidansi, umukuru w'igihugu ashobora kuba atuye aha yenda bakavuga ngo afite inzu hariya. Umwami yarabivugaga cyane cyane byabaga ari ku rugo rukuru. Yego. ese abagore b'umwami ko umwami yagiraga abagore benshi babagaho bari hehe? Nibyo tuvuze ko yagiraga ingo zitandukanye. Ibwami habaga umugore umwe se? Abagore yego, urugo rwagiraga umugore umwe, yashaka undi mugore, yashaka umwamikazi wa kabiri, akaba yatura nyine muri za ngo zigiye zitandukanye bitewe n'aho nyine afite urugo. abiru bo babaga he? Abiru nabo bagiraga ingo, aka kenshi bazaga guhura n'umwami. Hanyuma niba nta kindi kibazo twakomeza tukajya ku bindi bice. Rero hano ni muri Kagondo y'amata. Hano habaga umutereka amata w'umukobwa, yagombaga kuba agifite ababyeyi bombi, nta nkovu n'imwe afite ku mubiri we, kandi akiri isugi. Niwe waterekaga amata y'ibwami. Hanyuma rero bizeraga ko uba ugifite ababyeyi bombi nta watwawe n'indwara z'ibyorezo, bivuze ko nawe ukiri wese nta kibazo. Ese wabaga uri isugi? Yego. Hanyuma rero kuba ugifite nta nkovu ufite ku mubiri, murabizi kera cyane cyane banavuraga bakoresheje imyotso, bivuze ko hari ibyo barwanyaga utakwemererwa kuzana ibwami. Hanyuma kuba ugifite ukiri isugi, ababyeyi bombi bagihari, nibo bahamya bo kubihamya, kuko nta bundi buryo bwo kureba ko umuntu akiri isugi. Hanyuma rero nk'uko nabivuze ni muri Kagondo y'amata, dufite n'ibikoresho byakoreshwaga mu mata. Igikoresho cya mbere ni igisabo, cyakoreshwaga mu gucunda kugira ngo babone amavuta. Hanyuma tugakurikizaho inkongoro enye, intoya bayita injome, yakoreshwaga n'abana mu kunywa amata. Hanyuma eshatu zikurikiyeho zigakoreshwa n'abakuru. Umutozo wakubitaga amata, icyansi gikurikiyeho kigatereka amata, icyanyuma kikajyanwa mu nka kugira ngo bakamiremo. Hanyuma nyuma yo kubyoza kiriya kinini, yego, nyuma yo kubyoza no kubihanagura bakabiranga kuri kariya gatanu. nose biriya byansi amazina yabaga ari amwe buriya. Urabona kiriya ko ari kinini rwose, kinini ni ibyansi bibiri, hagakurikiraho inkongoro enye, intoya ikaba injome. biriya bito ntabwo ari ibyansi, ni inkongoro. hanyuma se ko batubwiye Hanyuma inzu ikaba yubatse kimwe niyo twavuyemo. hanyuma se ko batubwiye ko inzu z'ibwami zabaga zifite uduti dutatu hejuru, iyi ngiyi ikaba ifiteho kamwe k'inzu zisanzwe. Inzu y'umwami navuze ko uduti tubiri twagereranywaga ari two mashyoro, twagereranywa nk'idarapo ry'iki gihe, kandi turacyari ibwami ntitwasohotse. Uduti tubiri turi kuri Kambere. Nta mpamvu yo kujya kuri buri nzu. Habaga naho umuziritsi ahuje kondisiyo n'iza wa mukobwa. Akazi ke nako kumva inzoga akamenya iryoshye ikwiye umwami. Mu gihe haba hari inzoga yatuye ibwami ihumanya, akaba yapfa mu cyimbo cy'umwami. Hanyuma rero tukagira ibibindi. Icya mbere bacyita inkurubindi. Inkurubindi yaterekaga inkangazi, inzoga y'ubuki. Kabiri ni imperezo yaterekaga umuhama, ngo n'urwagwa rudafunguye. Gatatu ni intango yaterekaga amarwa, ikanerekana uburyo abanyarwanda basangiraga ku muheha umwe ndetse n'ikibindi. Hanyuma tukagira uruho, umubirikira ndetse n'agacuma, kakoreshwaga n'abantu bake mu gusangira, gukoresha ikibindi kinini ariyo ntango. Ntago rero bagiraga imashini zo gusya urubetezi, igikoma cy'abana, bakoreshaga urusyo. Gutangira gusya tubyita ngo iki? Gusoza kwanzura. Agashinge banaguza urusyo n'umwanzuzo. Hanyuma rero inzu nayo n'ubundi ubu iyi ni Kagondo y'inzoga. Yego. Ni ukuvuga ngo inzoga zabaga zirimo zabaga ari izihe? Inzoga zabaga ibwami zabaga ari izihe? Nibyo nari maze gusobanura ko habaga inkangaza, hakaba urwagwa rw'umuhama rudafunguye, kandi n'amarwa urabizi ko mu banyarwanda ataburaga, n'ibwami naho yarahabaga.